ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Isi y'ejo hazaza kandi iteye imbere mu ikoranabuhanga igomba guteka kuri gaze. Ayo magambo yavuzwe mu 1930 n'uruganda rwacuruzaga gaze ruri kuzamamaza. None ubu biri kuba turi kuzitekaho. Gaze zabaye igisubizo ku bibazo by'imitekere kandi zizana isuku mu gikoni ubusanzwe cyakoreshwagamo ibindi byangiza nk'amakara ndetse n'inkwi. Ubu ingo zigera kuri miliyoni 40 muri Amerika zikoresha ibikoresho bikoresha gaze cyangwa amashyiga ya gaze azwi nka gas stove. Ese ko tubwirwa kenshi ko gutekesha gaze ariyo mahitamo meza kuri twe mu gikoni, kuko nibyo gaze koko ni nta makemwa ku buzima bwacu? Ni icyo abaganga b'impuguke bavuga ku ikoreshwa cyane cyane rya gaze mu guteka? Katubisuzume, twe turi the fixers. Ubusanzwe iriya gaze ducana kwa methane ikaba koko ari gaze ya naturelle, gusa iyo tuyicanye ihita ihinduka ako kanya umwuka wa dioxide de carbone cyangwa carbon dioxide niba ukoresha icyongereza. Gutwika iriya gaze kandi binatanga nitrogene dioxide. Iyi myuka yombi iboneka tumaze gucana iriya gaze, yongera ibyago byo kurwara indwara nka asthma n'izindi ndwara z'ubuhumekero, gukorora cyangwa tukagorwa no guhumeka. Muri 2020 ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri rya Columbia University Climate School bwagaragaje ko gutekesha gaze byongereye umwuka twavuze wa nitrogene dioxide ku kigero cya 63%. Basuzumye inzu 20 zikoresha gaze mu guteka buri munsi. Mu gusuzuma inzu zakoreshaga gaze mu guteka buri munsi, bagiye basimbuza gaze amashanyarazi, hanyuma uriya mwuka uragabanuka kugera ku kigero cya 35%. Kubera ko abana akenshi urwungano rwabo rwo guhumeka ruba rutarakomera kandi bakaba bahumeka vuba kurenza abantu bakuru, bakoresha imbaraga nyinshi kurenza abakuze. Guhumeka cyane umwuka wa gaze bigira ingaruka ku buzima bwabo. Urugero, bakaba barwara asthma, infection zo mu muhogo, kwiga bibagoye, bakagira uruhu rusa nabi, kandi guhumeka uyu mwuka wa gaze byongera ibyago byo kurwara ibyo tuvuze kuri 20%. Mu bana 12 barwaye asthma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe yabaga byarabitewe na gaze yo gutekeraho. Mu rwego rwo kugabanya ibi byago, amahitamo meza nanone si ukureka gukoresha gaze kuko ibindi byayisimbura birahenze. Gusa ushobora kuyisimbuza amashanyarazi niba ubishoboye. Gusa niba ukoresha gaze, yishyira ahantu hari umwuka uhagije cyangwa ushake ventilation. Nubwo ventilateur zigabanya uwo mwuka, gusa ntizawumaraho burundu. Gufungura amadirishya cyangwa n'ubundi buryo butuma mu nzu habamo umuyaga n'umwuka mwiza bizakurinda wowe ndetse n'abawe. Nanone gukoresha gas stove cyangwa gas cooker nabyo si shyashya, kuko habonetse umwuka mubi wa carbon dioxide wikubye 3 mu nzu zikoreshwamo gaze cyangwa amafuru. Nanone gas stove ishobora kwanduza umwuka duhumeka kabone nubwo yabijimije. Muri 2022 ubushakashatsi bwagaragaje ko gas stove zidacanye buriya nubwo gaze ngibifunze, ariko hari gake kajya hanze kanyuze mu mipira ya gaze. Nanone kubera ko mu bihugu bikennye aho usanga benshi mu baturage batuye mu nzu ntoya kandi zegeranye, nibo bibasirwa cyane n'indwara nka asthma n'izindi nka angine kubera guhumeka umwuka mubi no kubana na gaze ahantu hafunganye. Abahanga mu kumenya umuntu n'ubundi ariko ngo kuva kera bari baragize amakenga kuri gaze yo gucanaho. Urugero, mu 1975 EPA rukaba nk'uruganda rw'abahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwashyize hanze inyandiko rugaragaza ko gukoresha gaze mu guteka byari byarateye abantu benshi indwara zo guhumekero. Mu 1983 naho mu 1986 aba bahanga basabye Consumer Product Safety Commission, kikaba ari ikigo gishinzwe ubuziranenge, gusuzuma ibya gaze neza. Icyakoze nta byakozwe kugeza mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2013 nabwo babwiye abaturage ko kwitegeza imyuka nka nitrogene na dioxide de carbone byangiza ubuzima, gusa nabwo ntibavuga aho bituruka. Abacuruza za gaze bivugwa ko bagiye bashora amafaranga menshi cyane mu kurinda inyungu zabo. Aho gaze ibona isoko, yewe nta n'amategeko cyangwa amabwiriza yihariye yaba yarigeze ahabwa abacuruza izi gaze. Niba utunze gaze yo gutekaho, wayirinda abana, abagore batwite n'abandi bafite utubazo two guhumeka. Mu rwego rwo kwirinda ibibazo byaterwa n'iyi gaze, byaba byiza ukoresha amashanyarazi
cyangwa ntukayicanire ahantu hatagira umuyaga cyangwa ngo uyicane izana umwotsi hejuru cyangwa umuriro ugurumana. Nanone ujye ukoresha ya mashyiga atekesha ubushyuhe aho gukoresha umuriro. Uzanasanga burya henda kurenza ayandi, bifite impamvu. Ntugacane umuriro mwinshi kuko usibye kuba byaguteza impanuka bituma uhumeka umwuka mubi. Ifungura amadirishya cyangwa ucane fan cyangwa ventilateur nimba wayibona. Icyakora ushobora no gukoresha ubundi buryo wenda nka kettle, microwave ovens, nubwo nabyo bifite ibibazo byateza ariko ntibingana n'ibya gaze. Nubikora bikagufasha, uzibuke ko twe turi the fixer. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri /ifix/ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri self, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.